nakoreye provisoire umunsi umwe mpita nyibona. Navuga ngo ubwo nkuriye provisoire umunsi umwe nzajya gukora n'ikizamini cya perime ngikore neza. Ako ndamutse nkubwiye ibyagiye bimbaho wanaseka nta nubwo wanababara. Wakore nka perime y'imyaka ingahe ugiranye nako n'inshuro zingahe ukodesha? Nakeka zigeze muri 20 zose. Inshuro 20. Ukorera perime? Nakoreye perime ngera naho baravuga ngo umuntu ajya gukorera perime agacumba. Gukorera perime nicyo kintu kiguye mu Rwanda. Deja ugakorera perime ya moto. Ese nawe buriya ni perime ya moto nawe washakaga? Ni perime ya moto. Ntabwo ntabwo urayibona. Na n'ubu byaranze. Hako manza biriya bintu hari bigira ba nyirabyo. Kubera iki? Se nakoreye provisoire umunsi umwe. Ndishima vuga ntimubuza none ngiye guhita mbona perime ubwo nkoreye provisoire. Nakoze bwa mbere perime ndashya. Nkorera hano i Kigali. Ndakora ubwa kabiri ndashya. Ubwa gatatu ndashya. Ugasanga nta kuntu ukora perime usigaje ikizamini cya nyuma. Ugasanga uguye ku kizamini cya nyuma ni nko kugwa mu rugo. Wagiye hagati y'amakona harya bura perime ya moto ugira amakona circulation na démarrage. Nihe wahiriye cyane? Uri ahantu nahiriye cyane ni muri démarrage. Maze guhiramo inshuro zigera mu 8. Démarrage. Inshuro zigera ku 8. Nese moto urayizi? Ahubwo se buriya moto ndayizi neza ku buryo nyitwara umuntu wabona ko nyitwaye nyine mu muhanda. Kavuga turiya muhungu rwose perime afite ntago yayitoraguye si igicupuri. Ikibabaza sha usanga nyine nta perime mfite. Biragoye. None se inshuro 20? Provisoire wayikoreye rimwe perime uyikorera inshuro 20. Ubu ngumaze gukora provisoire zigera nko muri 5. Ubwo bivuze ko wakoraga perime umwaka ugashira provisoire karanyuka agasubiramo. Ubu maze gukorera izindi provisoire 5. Provisoire yo nkora rimwe ryonyine. Ariko iyo ngeze kuri perime circulation ndakata bigakunda. Ariko ngeze démarrage nkunda kuhagwa cyangwa ngwa mu makona. Nari nageze aho ngira ngo ikibazo kiraho nkorera. Njya Busanza, mva Busanza mita nerekeza mu burengerazuba. Navuga neka njye gukura ahantu kure y'umujyi wasanga i Kigali nafite amahirwe. Kare tutaratanga ikiganiro wavuga numvaga hari umuntu uvugisha kuri phone ko ngo igicumbi maje guhera inshuro 6. Igicumbi cyane. Igicumbi maje guhera inshuro 6 zose. Ubwo nyine abantu baragufutse barakubwira bati genda hara niho hari amahirwe. Nahantu namaze kubona ko ahantu hose wakorera perime mu Rwanda n'ubundi ikizamini aba ari kimwe. Rero ubu ngubu manza ibintu byo gukora perime ngiye kuba mbiretse. Ariko perime mu Rwanda ni ikintu cyo kubahwa. Ubwo ushobora gukora rimwe, kabiri, gatatu bikarinda bigira inshuro 20 utarayibona. None hari nk'igihe wenda uri nko mu kizamini. Seri nk'abantu ninde mwahuraga ukabona n'umuntu aramurusha na moto agakora agahita yibona wenda benshi cyane. Nahuye nabo ngasanga mbarusha nyine moto. Ugasanga n'ibyo nakorera kuri moto we ntiyabikora. Ariko kaza agasanga koze rimwe ryonyine. Kandi wowe ugashya. Kandi ngiye ngashya. Ubwo se nta rimwe wenda wategereje ko wenda nk'umupolisi yagutwika ku bushake wenda uvuga uti mbanza ari bantwika ku bushake? Abapolisi bo mu Rwanda nta mupolisi ujya utwika umuntu ku bushake. Abapolisi bo mu Rwanda baririyo mu gukoresha ibintu byabo neza.
mbega ntawe ushinda kuko njya numva hari nk'abana bakora amaperime ugasanga aragiye ku kizami arahiye aje avuga ngo umupolisi ngo yantwitse. Bro, umupolisi wo mu Rwanda akora ibintu yatojwe, kandi abapolisi bo mu Rwanda ni bamwe mu bantu tugira beza. Ntago umupolisi yagutwika ku bushake, kuko ibintu byose ababireba. Nge inshuro zose nahiye nta muntu mbishinja. Ese ntabwo wenda waba gufata nk'umwaku cyangwa se nko urabona hari nk'ukuntu umuntu ahomba inshuro nyinshi akavuga ati arangiye mba ndi umunyabyaha, nta gihe cyane yagize kugera ukajya ubitekereza. Ahubwo se hari umunsi nabitekereza. Utekereza ko utekereza ko uri umunyamyaku nyine. Mani, bishobora kuba gukorera perime ya moto cyangwa ikinyabiziga bigira bene byo. Kuko nimba nkoze inshuro 20 si ubwo wambwira ko nimba umwaku wenda akamvuge ko umwaku hari abavuga ko utabaho, ariko njye mbibona ko ari umwaku unakomeye cyane, kubera ko wowe ugomba abandi bakunguka cyane. Ntibaze gukorana n'umuntu kuri perime ya moto, ejo bundi akagaruka agakora ku modoka akayibona. Ugishaka perime ya moto ukora ukayibura. Aha n'igihe njya mvuga ni mu Rwanda badushyireho inyoroshyo batugabanyiriza ikizamini dukora muri perime, kuko perime nyarwanda rwose n'izindi mbaraga, n'izindi ngufu. Ubona kumva numva ngo perime nko kuyibona biragora. Hari nk'abunjya numva baravuze ati ngiye maje gutakaza ibihumbi nka 500 kuri moto, kandi ukumva ndabwo yakoze inshuro 3. Ubumva wo maje gutakaza nk'amafaranga ngahe? Icyo kireka tukigira ibanga. Kubera iki? Hari ikintu umuntu ajya kuvuga akavuga atereka bakihoreye, uko nkubwiye ngo natakaje amafaranga yaraya. Atuvuga uta amafaranga nko mu ntara iryiriya harimo akabanza, hari ikintu wakoramo wacuruza. Amafaranga natakaje reka nyihore, kanere kuyavuga. Okay, nta kibazo. None ni hehe hagati urumva hagati y'Kigali no mu ntara niho wakoreye inshuro nyinshi? Nakoreye mu mujyi wa Kigali inshuro nyinshi. Ni wana wakoreye inshuro nyinshi. Ugenda ushya. Ubundi hari uburyo ushya ugahira demarage. Ukavuga ati ubwo demarage nahahiriye ubutaha ni ingaruka nzabikora. Noneho wagaruka ntugere na demarage. Nawe no kubyakubagaho kabisa. Ukatahana icyizere, hari ubwo nahageze nzagaruka nkore biriya. Gusa nyine ikintu navuga cyo ni kimwe, ibi mvuga ntibigire umuntu bica intege, kuko buri muntu agira amahirwe ye. Yagira amahirwe ye. Kuki uvuze ngo ntagire umuntu bica intege? Urabona njyewe nakoreye perime inshuro 20. Hari uza agakora rimwe, hari uza agakora 3, hari n'uza agakora inshuro 20 nkanjye, ko ndakeka ataba ari njye nyine. Nta gihe cyegera ukumva uricushije ukavuga uti ubundi none nabigiragamo iki? Buriya ikintu umuntu aba ashaka niyo utakigeraho ntukicuza kuba utakigezeho. Ese ko mbona umeze nkaho ukiri mutoya, inshuro 20 uba mu mwaka wakora nk'inshuro zingahe? Narashyaga nkahita nongera nkagura indi kode. Ugashyuka tugura indi kode. Uburyo nashoboraga gushyira muri uku kwezi nkahita mfata indi kode yo mu kundi kwezi. Yesu we. Ahantu hatandukanye nkavuga ni hari ahantu nwitse, ariko nabonye uko bimeze. Ubundi ugira icyizere cy'ahantu ugeze, ariko ejo wahasubira ugasanga wapi. Nta gihe wageze no ku kibuga ugakora ugashya ukumva we depression, ukumva kandi akarakwisha ukumva ugiye kurira? Ntago byabura. Gukora ubundi nimba hari ikintu gitera agahinda, gukora ubuntu usigaje step ya nyuma. Wayigezemo ubona ugiye kugera ku murongo wa nyuma, ugahita uhira aho ngaho. Hanyuma mu kanya gashize nagize nawe kumvuga ku kintu cyo mu Busanza, uvuga uti no mu Busanza nakoreye, kandi numva ngo ibizamini byo mu Busanza biroroha
ntekereza ko ngo haba umuvuduko, haba kuri gukata mu munani, sinzi n'akandi bakora. Mu Busanza akora nk'inshuro zingahe ku buryo wahiye kandi binoroshye uzi n'iki n'ikinyabiziga? Busanza nahiriyeyo gatatu. Urugero uravuga uti mpiriye mu Busanza ibizamini byoroshye mbivuyemo ngiye gusubira ku bintu bikomeye. Gatatu ushya kandi uzi moto. Kandi nzi moto. Nk'umuntu wagufashe kugira ngo wige moto ukayimenya. Iyo atekereje ko maje gukora izo nshuro utarabona perime akubwira ngo iki? Ntabwo yaguca intege. Akubwira ati umunsi amahirwe nyine ntabwo yabonetse, aho utaha bishobora kuzagenda neza. Nta muntu urakubwira uti ubundi habitse bino bintu kubona ari danje. None se ugira ngo buriya bavuga ngo amatwi arimo urupfu ntiyumva. Ushobora kubimbwira ngakwita umwanzi wanjye. Ariko inshuro maze gushya maze kubona ko atari impano yanjye. Mbigiramo umwaku. Bumva rumwaka kuki uvuga ko atari impano yawe kandi uzi moto? Kumenya moto no kubona ibyangombwa byayo ni ibintu bibiri bitandukanye. Nshobora kumenya moto nkayitwara, hari n'ibintu twe urubyiruko rwo gutwara moto nk'abasazi, nabyo nsigaye mbona atari byiza. Burya gutwara moto nk'umusazi ntabwo aba ari byiza. None kuki wumva ko nyine ugomba kubireka kandi watakaje amafaranga menshi? Ubundi iyo ubona ikintu kitarimo kugenda neza urahindura of course. Ngomba kugerageza amahirwe mu bindi bintu. Ushobora kuba ndi gukora ibintu bitari ibyanjye kandi hari ibindi bintu byanjye. Ubu se hari nk'abana mwakoranye ibizami bamaze kumenyera umuhanda, babonye n'izani z'imodoka? Babonye amaperime menshi cyane barahari. Mujya muhura batwaye rwose? Ugasanga umuntu mwakoreye rimwe akafite perime zose kandi mwarakoreye rimwe. Wowe icyo wakoze ari kugenda provisoire ishuri ryakorera indi. Bro. Abajene bo mu Rwanda umuntu ukorera perime akayibona yagakwiye kuyubaha. Uko sinyeka bibaho nyine ko umuntu agira chance yo kuyikorera akahita ayibona. Ariko buriya uramutse uri umuntu w'umuhanga wakubaha perime nyarwanda. Nicyo wavuga ku bantu bakora cyane ugasanga bakoze imishinga imyaka myinshi kandi nta kintu bageraho? Uwo muntu nta kintu namubwira, nakomereza hakore. Ubwo inyenyeri ye niyaka cyangwa itara rye niryaka ibyo aharanira azabigeraho. Ariko bro, hari ibintu nyine bigeraho ukumva no kubisekamo birababaje, cyangwa ukagera n'igihe bya bintu wumva ko ukwiye no kubiseka. Uko nyine ukagera ukabiseka. Ubundi ikintu cyose nikikubaho ujye ugerageza kukiyakiramo. Uba narakoreye moto inshuro 20 perime yayo sinyibone, ntabwo byambuza guseka. Ntabwo nakomeza kubaho mbabajwe na perime kandi hari ibindi nakora. Okay bro, urakoze rero kubw'ikiganiro duhaye. Kabakoze kubw'ikiganiro duhaye kabisa.